Imugasanga umuntu yataye uburyo ntibikunda. Hariho inkota ya Farawo yarigambiriye kukurangiza burundu. Nuvuga ngo Imana rero ivunnye ukuboko kwe. Kwari kwaravunitse ukwa mbere, ariko hasigara ukundi gufite inkota. Bakoraga ikintu akajombagura, akakurikirana, agahiga, akakubuza amahoro, akakubuza kunezera, akakubuza gutabara. Cyo ushaka nticyemere, cyo ukunda nticyemere, cyo uvuga nticyemere, aho ugiye ntihemere, ibyo ukoze ntibyemere, ibyo upanze ntibyemere, ibyo ushaka ntibikunde, aho uhagurutse ntihemere, aho ugana ntibyemere, ibyo urwana byo bikanga bikakwangiza. Watera intambwe ikanga, wajya imbere bikanga, wajya inyuma bikanga. Amahirwe aragenda ajya kure yawe buri uko ubigenza, kuko hari ukundi kuboko kwahagurukiye kurwanya. Ariko amagambo tubonye, haleluya, zowa mandika drame fo. Ndagira ngo ubwire mubyeyi ufite kurwara hano mu kwaho, urafite ikibazo, yuzamuye ukuboko mvuta kugarura. Imana iravuze ngo hari inkota ya Farawo, ariko Imana ihashize ubuzima. Aho Farawo yajombaguraga, Imana ihashize ubuzima. Aho yajombaga hashize ubuzima. Hashize ubuzima aho wakoraga. Satani yari yarahize, aho hindukiye akajombagura, kivuza akajombagura, icyo ukoze agatera ya nkota, kuko yari ayifite mu makoboko ke. Ariko ijambo riratubwiye ngo Farawo ndamwibasiye, nibasiye Farawo n'ingabo ze, nibasiye Farawo n'ibitero bye. Farawo ninde ku buzima bwawe? Niba abantu batemera ku buzima bwaza. Farawo ni wa shitani uguhigira amanywa nijoro. Farawo ni wa shitani ugutera kumvuza aho werekeza. Ariko Imana nkorera iyo ukorera, iyo uvuga iyo wategereje. Iravuze ngo Imana yibasiye Farawo, yibasiye abarozi bawe, yibasiye abagambanyi bawe, yibasiye abagome bawe, yibasiye abaguhigana bagutera, yibasiye abavuze ngo ntibizakunda, yibasiye imyuka mibi yose, yibasiye imbaraga zikuzimu, yibasiye ibitero bidasanzwe. Imana yibasiye umwuka mibi waguhigaga, umwuka mibi wahigaga abana bawe. Imana irawibasiye, yibasiye imyuka mibi yose, yibasiye ibitero ku buzima bwawe. Wari umuzi iyo werekera, wari umuzi iyo uhagarara, wumvaga ibintu byagukomereye. Imana yibasiye Farawo, yibasiye ibitero bye, yibasiye imbaraga ziwe, uko yakurwanyaga. Aho wagiraga werekera, aho wakoraga ntibyakundaga, aho werekeraga ntibyemeraga. Farawo yazakinjira akavanga. Ariko Imana dukorera, in the name of Jesus, imbaraga zisumba byose, ubutware bw'Imana ishobora byose. Buravuze ngo nibasiye Farawo. Imana yibasiye amadeni yakwibasiye, Imana yibasiye indwara yakwibasiye, Imana yibasiye ubugome bwakwibasiye, Imana yibasiye byakwibasiye byose. Navuze ngo Farawo ndamwibasiye, ntabwo nzamuha ijambo, nahuvunnye ukuboko araceceka, no gusigaye ndagukonyorera mu inkokora. Nongeye kubaramutsa cyane kandi mbasuhuza mwe mwese mukurikiye umwe bw'abera ministries. Mwari mumenyereye ko rimwe na rimwe dukora ikiganiro cy'inzozi umuntu yicaye, ariko uyu munsi siko bimeze. Ahubwo ngiye kubabwira ngo inzozi za Farawo ku buzima bwawe zarangiye. Farawo n'umwana mubi cyane w'umugabo ushaje wasajanye ubugome, yari afite inzozi zo kurangiza no guhanagura Abisiraheli. Ariko ijambo ry'Imana rivugira muri Yesaya amagambo akomeye. Mu kanya umukozi w'Imana Emmanuel agiye kudusomera ayo magambo, ariko mbere yuko ayasoma ndagira ngo mbararike. Uyu munsi ni ikiganiro, ariko kikivuga butumwa, si cya kiganiro nicaraga gari turi kuvugana n'Imana. Inzozi za Farawo ku buzima bwawe zirarangiye. Bivuze ngo akira amahirwe, ntitwahora tumenya ibi gusa, akira amahirwe ku buzima bwawe. Farawo niko akora. Turabakiriye mwese rero mudukurikiye, abari Kigali, Amerika, hose muheraho muri hose, mu Burayi, abo Nshuti zacu twese. Imana ibaho umugisha. Ubu ni ubumwe bw'abera ministries ku munsi wo kuwa gatanu, aho amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka nawe ugahindura ubw'abandi. Kandi murabona ko studio z'umunsi zahindutse, rega byose biva kuri mwebwe. Burya nagira ngo ngushimire we kanaka ntavuze mu izina, narayabonye warakoze, ndagushimira kanaka navuze mu izina byangezeho, nenda gushimira kanaka message wampaye, humura bizangira. Uko murushaho kutugira neza, niko muzabona ibyiza biruta ibindi byiza. Uko mutwihorera, ariko munaturetse Imana burya yanadufata burya, ariko nyamara burya nta cyiza wabona kitavuye ku muntu, nubwo nta n'ikibi wabona kidaciye ku muntu. Ibyiza Imana ibyo zaca ku bantu beza, ibi nabyo bigaca kuba bakatuzana ibintu bibi. Ariko mwebwe muri abantu beza, muri abanyembaraga, turabakunda cyane. Imana ibahuje mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenge Imana twinjire muri aya mavuta ngo inzozi za Farawo ku buzima bwawe over. The end. The dreams of Pharaoh today. And this time, this moment. Inzozi mbi zose umwanzi yagambiriye kuri wowe, yagambiriye ku muryango wawe, yagambiriye ku bana bawe, yagambiriye ku buzima bwawe, yagambiriye mu byukora, ndavuze ngo bisubire kuri ba nyirabyo. Today I want to go deeper
deep tugiye kudiginga hasi, ducukure tumanuke, duhagurukane imikoshi n'imirandagashi na za serwakira, akavuyo n'akajagari, imigambi y'abadayimoni, ubugambo bwa Satani. Turashaka kubikura hasi twamanutse, nka cya gisasu nabonye abantu bajya barasa kibanza guturika uko kimaze kugera mu butaka. Turashaka kuzikuriza zose ibyo Satani yapanze n'ibyo yagambiriye n'ibyo yarakuze, turabisenye. Over. Today is over. Everything against you from the dreams of the evil. Over. Uyu munsi byarangiye ndi imbere y'ubwiza bw'Imana ishobora byose. Reka dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose. Kandi uyu munsi nimutangaze ko ntari gusinzira. Ntabwo wasinzira n'abadayimoni. Ndasenga nkanuye kuko abadayimoni tugiye kubakubita, tubashwiragize, tubamanure, tubarangize, tubahonde, tubaribate, tubambura ijambo, tubambura agaciro, tubambura imiheha bajya batuvomesha imigisha yacu, tubakubite kwitama no ku kibuno, tubahonde inyundo, tubakubite abazimu, tubandagaze, tubaharature, tubashwarature, tubasukume, tubakore mu kanwa, tubakore mu bwonko, tubakore mu Mbega tubambura ijambo, tubambura icyerekezo ku mpamvu y'ubuzima bwawe. Nyamana nayo hindukuwe masure. Haleluya. Dufite Imana ishobora byose. Imana data wa twese uhoraho, turi imbere y'ubwiza bwawe muri riterano. Dufashe mbere imigambi y'abadayimoni igirwanya ijambo ry'Imana utagaragara. Aka kanya Kristo ukora ibitangaza, wiyerekane kandi ugaragaza imbaraga no gukora. Ndagushimiye data ko byumvise kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nta mpamvu yo gutinda, reka Emmanuel adusomere iryo jambo ry'Imana. Hano twarimo tubona rivuga ryerekera uko inzozi, ese namwe babyumvise? Inzozi za Farawo over. Yarazi ko dupfuye tugiye kubaho, yarazi ko byarangiye tugiye gukomeza. Ni ukuvuga ngo n'imbaraga zerekana imikorere y'Imana, umwuka wera w'Imana kuri uyu munsi mu Mbega Ministries. Uvuga ngo inzozi mbi Satani yateguye, iz'abadayimoni bateguye, abarozi bateguye, over. So haleluya. Shalama. Ezekiel 30:22 haranditswe ngo Ezekiel 30 umurongo wa 20 haranditswe ngo na kabiri haranditswe ngo nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati dekeraho. Nicyo gituma umwami w'Iteka avuga atya. Ntabwo ari shangazi wavuze, si so wanyu wavuze, si umuturanyi wavuze, nta nubwo ari dayimoni ivuze, ahubwo n'Uwiteka Imana. Yego. Aravuga aya magambo ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Dore nibasiye mene wandika rabo posefo. Nibasiye ni Imana yibasiye, ni Imana ihagurukiye. Nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Nzamuvuna amaboko yombi. Umva, ndashaka inyundo nkubitire mwivi, mvunagurire mu nkokora, mvunagurire mu kiganza. Nzasekura ukuboko kwa mbere nkubita kwa kabiri, kuko amaboko niyo yarwanyaga Abisiraheli. Uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye gukomeye. Yari yarabanje kuvuna kumwe, ariko inzozi ziranga. Imana ngo nzongera mvune n'ukundi gusigaye kwari gukomeye. Yego. Kandi inkota iri mu kuboko kwe, kandi nzayigusha hasi. Kandi inkota yabunganaga nzayigusha hasi. Yego. Telewasi. Haleluya. Ele modaya. Imana ishimwe cyane. Amavuta, ikundiro, imbaraga, ubushobozi. Shaka ayo magambo yasubiremo neza, mbona uko manuka vuba vuba. Nicyo gituma umwami w'Iteka avuga ati dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Yego. Nzamuvuna amaboko yombi. Yego. Uko nabanje kuvuna mvune n'ukusigaye kugikomeye. Kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Ijambo ry'Imana ryantumye ngo nkubwire ngo inzozi za Farawo zirarangiye. Kandi Farawo numwe na Satani, numwe n'abarozi, numwe n'abagome, numwe n'abagambanyi, numwe n'abantu bakwanga. Nuvuga ngo Farawo, ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mwibuke yuko Farawo yagerageje Abisirayeli mu buryo bukomeye. Mwibuke Farawo yashyize mu buretwa. Mwibuke Farawo ibintu yakoze yibagirwa neza y'umukozi w'Imana
umwana yamugiriye witwa Yosefu. Farawo yari umwana mubi cyane. Hanyuma Ezekiyeli arahanura Ramiyo Sebora. Imana ivugira muri ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Icyo bita kwibasira. Imana yibasiye Farawo wawe. Imana yibasiye Farawo wawe. Imana yibasiye Farawo. Ashobora kuba ari indwara y'ubukene, ari inzara, akaga, amarira, ariko Imana iramwibasiye. Bivuze nk'inzozi za Farawo ku buzima bwawe. Today over. Today over. Shapivarasemo. Ntabwo dukangwa n'imbaraga z'abademu. Ngo nibasiye Farawo. Nibasiye Farawo. N'Uwiteka ubivuze ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Imana yibasiye. Farawo ntabwo yari umuntu mwiza. Ntiyigeze abana mwiza. Ntazanabana mwiza. Ntanagukunda. Yari afite inzozi zo kurangiza no guhanagura no kuvanaho Abisiraheli. Imana ivuga ngo dore nibasiye Farawo. Icyo bita kwibasira. Imana yibasiye ibyari bikwibasiye. Imana ihagurukiye ibyari bikurwanije. Imana ihagurukiye imbaraga mbi zari zaraguteye. Farawo yari yarazonze Abisiraheli. Farawo yatejaga umutwe akawuza amahoro. Farawo yari yarabinjiriye arabarwanya. Farawo yari yarahagurutse mu rwego rwo hejuru rutuma abantu bahagarika umutima no guhumeka kunde. Nk'uko uyu munsi ufite ikibazo cyatuma guhumeka insigane bakagira ngo urwaye umutima cyangwa covid, kumbi ni Farawo wakuzonze. Ariko now in this moment over akasera karero Farawo akugiye ko none hakano kanya wakati huu ndoto za Farawo zimemalizika. Ibyo Farawo tuvuga utamwita Farawo mu Egiputa. Farawo ni umwami wose warwanya bicyerekezo, akarwanya amahirwe n'ubuzima bwawe, akarwanya ibyo washaka. Birarangiye mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Ahubwo Imana izanye izindi mbaraga zidasanzwe mu cyerekezo cy'ubuzima, amahirwe n'imibereho, no kugukomeza kugirira neza, no kukwambika ijambo, no guhindura icyerekezo cyaguhigaga, no guhagararana nawe, no gutsinda imbaraga mbi z'abadayimoni. Dore ko Satani Satani ahiga uko ashaka nuko yibwira. Ariko it's over now. Today. Let me tell you, every power against you must go and return to sender in the name of Jesus. Inzozi za Farawo zarangiye ku buzima bwawe. Yaravuze ngo nta ubukwe burahari. Yaravuze ngo ntuzabyara uragomba byare. Yaravuze ngo ntuzagira amahoro uragomba yabone. Yaravuze ngo ntuzubaka inzu ugomba kuyibamo. Inzozi za Farawo no kudatera imbere. Ariko Imana yavuze over. So nuvuga ngo muri kano kanya kumwe bwabera ministries muri cya kiganiro muzi ko sobanura inzozi. Ndagira ngo mbira ngo inzozi z'abarozi n'abadayimoni n'abagambanyi zarangiye. Imana igiye kuguha ibyawe. Nuvuga ngo hari ikirangi bisobanura kano kanya ni itangazo rishyashya risobanura rikubwiye ngo birarangiye. Kandi iby'Imana yarangije nta kindi warenzaho. Iby'Imana yarangije nta kindi wabizanaho. Aravuga ngo nzavuna amaboko yombi ya Farawo. Amaboko yombi ya Farawo nzayavunagura. Kandi Imana iravuga ngo nzabanza ngo navunye ukuboko kwa mbere ndamureka. None n'ukwa kabiri kwari gusigaye. Yavunye kwa mbere urabyara ariko abana ntibagira ubwenge. Yavunye kwa mbere urabona urugo ariko ntiwabona icyo wifuza. Yavunye kwa mbere ubona akazi ariko ntakagira nk'amahoro. Avuna kwa mbere ugira ko ntiwahirwa. None Imana ivuze ngo igiye kuvuna na kabiri kari gasigaye. Hey!
zelewa sayimola bene fayimola. Haleluya. Mavuta y'Imana kandagira amateka ku buzima bwawe. Mavuta y'Imana hindura ibintu. Yari yavunnye akaboko kwa mbere uriga ariko ntiwabona akazi, avunnye kwa kabiri akira akazi, avunnye kwa kabiri akira icyo wifuzaga, avunnye kwa kabiri akira amahirwe yawe. Inzozi za Farawo ziburijwemo n'umugambi w'Imana, ziburijwemo n'ikimana yavuganye nawe, ziburijwemo n'umugambi w'Imana mwiza. Inzozi za Farawo ziburijwemo n'ikimana yapanze ku buzima bwawe. Inzozi za Farawo zikuweho n'ikimana yavuze, yavunnye ukuboko kumugira umugisha ariko ntiwakomeza. Ariko uyu munsi wa none kuwa gatanu Imana ivuganye ngo ivunnye n'ukwa kabiri. Ubwo n'ubuhanuzi budasanzwe ngo kandi gikomeye kirimo. Hey, lesai bola data twese horaho. Ngo inkota yari mu kuboko kwe yashigishaga ubuzima bwawe. Ya nkota yakubangamiraga, ya nkota yakwinjiriraga, ya nkota yaguteshaga umutwe, ya nkota yakuvunaga, ya nkota yakugoraga, ya nkota yakurwanyaga, ya nkota yaguhigaga. Haravuze ngo Imana ivunnye ukuboko kwari kuyifite ngo kandi yikubise hasi mu izina rya Yesu. Nayo magambo nkuganiriza, inzozi za Satani kuri wowe izabarozi izavuga ngo ntibizakunda bari bazi ko byavuyeho, ariko mu mavuta kandagira amateka, mu mavuta ahindura icyerekezo, mu mavuta kujyana mu masezerano, mu mavuta gukuraho kandi n'inyatsi, mu mavuta kuvanaho ibyaguhigaga, mu mavuta kuvanaho urugamba rubi, mu mavuta ahindura ubuzima bwawe, mu mavuta ahindura icyerekezo yamanutse. Satani yari yaritwaje inkota ndende, yumva yakurangiza, yakumanura, yakuvanaho, yagukuraho, ariko ntibiza gushoboka. Uyu munsi wo kuwa gatanu kuri iyi tariki ya none, aho ufunguriye ikiganiro umva ko Uwiteka avugana nawe, yavunnye ukuboko kwa Farawo. Nimwe urabibona bindi ntiwabyakira kuko hari ukuboko kumwe ukundi gufasha inkota kwa Farawo. Ngo nako Imana irakuvunnye, ikuvuniye mu nkokora, ikuvuniye mu kiganza, ikuvuniye mu rutugu, iravunaguye, iraranduye, irarangije, ikuyeho n'inkota yakujombaguraga, inkota yashigishaga ibyawe, inkota yakubuzaga amahoro, inkota yakubuzaga business. Abantu bibwira ko ibintu babirangije, abantu bibwira ko abantu babikoze. Imana birangije ku bisasi mu izina rya Yesu. Imana idobi wasera bayemora. Akira ubuzima, akira amahirwe, akira amateka, akira gutabarwa, akira rengerwa, yerekeza hino kumukomeze. Genda genda, ukuboko kuzagutambuka. Imana irakuvunnye, ukuboko kubuzaga amahirwe, Imana irakuvunnye. Ikuye inkota mu biganza bya Farawo. Farawo yari twaje indi nkota, ngo yari yavunnye kumwe gusa konyine, ngo hasigaye ukundi. Yavunnye kumwe, hari ibyo wanyine ntibyakunda. Ariko uyu munsi wa none muri buno buhanuzi bwuzuye imbaraga, buhanuzi Imana imanuye hano kwa la amavuta ndafashijwe kandi ubwiza ukuri. Yavunnye ukuboko kumwe urarongorwa cyangwa urarongora, ariko nta mahoro ufitiye mu rugo kuko Farawo ntaramburwa inkota, yumvaga azarusenya. Ariko mavuta mpagazemo n'ubutware bw'Imana, ukurema no guhagarika no guhindura icyerekezo. Imana irimo iravugana nanjye imbwira ngo ninkubwire ngo nuko gusigaye Imana irakuvunnye. Akira kubaho, akira kunezerwa, akira gutabara. Narabwiye ubushize ngo hano aravuga ngo uwari ingumba byaye karindwi. Abyumvise kuwa kane. Arongera aravuga ngo uwabyaye benshi aracebye, ngo abakire baciye ishuru, abatindi bazamutse hejuru. Kuko Imana ari imukoreye cy'umutima ushaka. Yaguha umugabo ariko ntiguha urubyaro, yaguha umugore ariko ntiguha urubyaro, yaguha akazi ariko ntukagirire nk'amahoro, yaguha akazi wakageramo shoboje akivuza ko musambana ntumwemerere. Rero Imana iravuze muri aya masaha duhagazemo, in the name of Jesus. Oh, de lekosi ya mola tepele fonde ebola haye. Uri Imana nyamana irimo irambwira ngo yavunnye ukuboko kumwe kuko Imana yibasiye Farawo, yibasiye Farawo wawe, yibasiye Farawo kubuza amahoro, yibasiye Farawo guteye indwara, yibasiye Farawo guhagurukiye, yihagurukiye Farawo gutesheje umutwe, Farawo kubujije amahoro, Farawo ushaka guteza cyamunara ibyawe, Farawo ushaka kukura mu kazi wari urimo, Farawo ushaka kuguhiga mu cyerekezo wagendagamo, Farawo kugenda genda imbere, Farawo guteza abantu, Farawo guteza amagambo, Farawo guteza indwara, Farawo kugenda gendagaho yitwaje ubwoko kwavunitse, afite inkota jombagura. Farawo higa ibyo wajyagamo byose, icyo ukoze ntagukundire, agahaguruka kurwanya gutesha umutwe. Farawo higaga amasezerano yawe, Farawo yo de lekosi ya Farawo
eseremore foda kubita imbaraga bizabazimona twika abo ngo Farawo akwibasiye akubuza amahoro akwambura umuryango akwambura ababyeyi akwambura inshuti Farawo araguhiga kubuza amahoro agenda naguhiga aguhigisha uruhinda muragufatira Farawo aguhigisha imbaraga zose arahaguruka araterenga kunanize Farawo arahaguruka kugira kurwanya kubuza amahoro Farawo yinjiriye ubuzima bwawe yinjira amateka yinjira amasezerano yinjira kugera gukurikirana ujya mu Faransa koma inyuma ujya mu Bubiligi koma inyuma ujya muri Australia koma inyuma ujya muri Finland koma inyuma ujya mu mateka koma inyuma aguha inzozi mbi ziteye ubwoba arota kazaguhemukira wagiye mu Bwongereza murajyana wagiye muri Amerika murajyana wajyanye muri Canada murajyana uri muri Afrika y'Epfo mwarajyanye aho tuye Kigali murajyana aho yimukiye akagushorera afite ukuboko ajombagura ibyawe ajombagura amateka yawe ajombagura ubuzima bwawe ajombagura icyerekezo cyawe akubuza aho werekera yumva yakurangiza yumva yakunaniza yumva yakuvanaho yumva Yes, opere fodere kaye mo sando lebonia. Umva Farawo akurikiye akurikira urugo rwawe akurikira business zawe akurikira abana bawe akurikira amateka yawe akurikira akazi keza baguhaye akurikira amahirwe wari ufite akurikira inka zawe akurikira imitungo yawe kugira ngo akunanize yijombaguza Imana iravuze ngo inzozi ze zirangiriye aha reka korwe n'isoni nubwo yakwirutse inyuma hazakugeraho Imana ivunnye ukuboko nuko ari gusigaye iragukonyoye ikuvuniye mu nkokora imwambaye inkota imwambaye icyerekezo amafuta agendanye nawe umugisha ugusanzeho Imana iravugana nawe igenda imbaraga z'Imana dasanzwe ubutware bw'Imana yaragukurikiye agukurikira mu kazi yaragukurikiye agukurikira mu rugo yaragukurikiye agukurikira mu mirimo yaragukurikiye agusanga aho ugiye baramuhunza aranga agenda yitwaza inkota uwo ni Farawo ariko Imana iramwibasiye mwibasiye mu buryo budasanzwe Imana irimo iragivugana nawe irimo iragendana nawe irimo iratabarana nawe iravuze ngo ntizakurekura ntizaguhana ntizagutererana umwanzi yarahagurutse yumva kazakumarira agahinda niko Farawo ameze Imana iti ndamwibasiye Imana yibasiye abarozi bakwibasiye yibasiye abaguhagurukiye yibasiye ibyago n'amakuba no gusenyera urugo umwanzi yaragukurikiye akuburiza amahoro mu bana bawe Imana yaramwanzi yaragukurikiye agusanga aho urakurwanya agusanga muri uwo mujyi agusanga muri iyo quartier agusanga muri iryo torero agusanga muri iyo nzu agusanga muri ubwo buzima yumva yakurangiza yumva yakumanika yumva yakujugunya yumva yaguta umwanzi yaragusanze agusanga aho wari uryamye yagusanze muri etage arakubangamira agusanga mu bukode arakubangamira aho ugiye ukari inyuma umwanzi Farawo ariko Imana iravuze uyu munsi wa none ngo ndamwibasiye inzozi za Farawo ntizizasohora ndamwibasiye inzozi za Farawo ntizizasohora ndamwibasiye inzozi ntizizasohora ndamwibasiye ntabwo azabikora Imana ikurindiye abantu muri uyu munsi wa none biravuze ngo hari inzozi yari afite yumvaga yakurangiza yagukuraho ariko ntibiruza gukunda kuko Imana yibasiye Farawo wawe 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 Imana yibasiye imigambi yibasiye umugambanyi kuri wowe uwaguhagurukiye n'uwakurwanije wavuze ngo dore nzamukuraho wafashe umwanya wo kugambana akumva ntazaguha amahoro akumva ibyo yabirangiza akumva yakufata uko ashaka akumva yagutoraho ijambo ariko Imana irimo iravugana nanjye ngo ibyo ntibizemera Imana ntizabikora niko yibwiye ko yabikora yumva amafaranga yari afite yumva azagambana bimukundire azakoresha imbaraga ze azakoresha ubutware bwe azakoresha uko azabikora yumva azagambana birangire yumva azabikora bihinduke yumva azakunaniza yumva azakugora yumva azakurushya nk'uko aya mazi ba mu rutare ni nako Imana izashukura imigisha hadasanzwe Farawo yarakwirukankanye yakuburije abantu uburyo yabamwesheje ibiyobyabwenge yabamwesheje inzoga bajyanye mu busambanyi Farawo yagutwariye umugabo Farawo yagutwariye umugore Farawo yagutwariye umugisha yagambaniye ibyawe yagambaniye ubuzima bwawe yagambaniye icyerekezo cyawe yagambaniye amahirwe yawe arashaka guhiga n'ahazaza arashaka gufata n'ahazakomeza arashaka kuzakurwanya bidasanzwe yumva ibyo azabikora mu rwego rwe ariko ntibiza gukunda ijambo ry'Imana ryamanutse ririmo rirambwira ngo Imana iramwibasiye yibasiye Farawo wawe yibasiye umugambanyi wawe yibasiye abadayimoni bahagurutse yibasiye imbaraga mbi zahagurutse bazi ko bazakurangiza inzozi za Farawo kuri we ntizizasohora Farawo ntabwo akurotera neza akurotera wapfuye akurotera utariho yumva yakurangiza yumva yakuvanaho yumva yakwigizayo yumva yakujugunya ariko ntibiri bikunde Yesu umwana w'intama w'Imana ahagararanye nawe kugira ngo agutabare ntabwo bizakunda azaroga Imana itabare hari umugambi w'Imana kuri wowe hari amasezerano adasanzwe hari umugisha w'Imana ugiye kwinjira nayo mubwire ngo uyu munsi ntabwo ari ikiganiro nyaboneka iyi ni full gospel naho twinjira mu mbaraga zirundura twabaganirije imirimo twabwiye karande ariko haragaze ngo dusenye ibintu no mbaraga zidasanzwe atarenze ibiganiro kuganirizwa waraganirijwe no kumva warumvise ariko uyu munsi wa none turakubwira ngo inzozi za Farawo over
inzozi za Farawo ku buzima bwawe over. Usipopende upende. Wanadamu kila siku wanaongea mtu, wanakuzalau, unazaurika kabisa, wanakuzalau kila siku, wanakuona wewe mfai, lakini wewe ni wa muhimu sana. Toujours bakubona nkaho uri umuntu urangiye, ariko inzozi za Farawo, amateka ya Farawo, n'imvugo za Farawo, n'imitekerereze ya Farawo, it's over. Over today and this moment. Yari mwibasiye. Imana yambwiye ngo nibasiye Farawo. Farawo afite inzozi mbi zo kutashyingira abana bawe. Ntashaka gutera imbere, ntashaka kunezerwa, ntashaka kugira ubuzima, ntashaka kugira amahirwe, ntashaka kugira ahantu werekeza. Utangira kuzamura business, Farawo akarambura ukuboko. Watangira gutekereza umushinga, Farawo akarambura ukuboko. Watangira kwibaza ngo nzajya muri vacances, Farawo akarambura ukuboko. Wavuga ngo ngiye kugura inzu, Farawo akarambura ukuboko. Wavuze ngo ngiye kujya no Farawo akarambura ukuboko. Ikintu cyose ukoze arambuye ukuboko. Ko Imana yari yaravunnye akaboko kamwe isiga kandi, ariko Farawo ntiyatinya. None Imana irimo iragusezeranya, waya weye vola mera cry de Salomon ya bora obeketere fala mama odili hoze fo. Ndimo ndabona Imana ikora ibidasanzwe. Ikintu cyose wakoraga Farawo yajyaga arambura ukuboko akumva yagifataho, n'ikijanja n'ikiganza kibi akora hatahamagawe, akandagira hadashaka arivanga. Undi Farawo ni shitani, watangiraga umushinga shitani kaba yajemo. Farawo akazana ingabo ziwe ngo yitwaje inkota, ariko ijambo ryavuze ngo ngiye kuvuna no kwari gusigaye. Imana ivunye kwari gusigaye, kuko kubuzaga amahoro, ibyishimo bihoraho ntubibone. Watangira kunezerwa bikanga, watangira kuririmba bikanga, watangira kunezerwa bikanga, wagira ngo urariye bikanga, wagira ngo uranyoye bikanga, ugahora n'umuntu ukayomuza hano ugasanga aragucitse. Watekereza gahunda ntizemere, ugashaka ubuzima ntibukunde, wabona ntibwuzure, kubera ko n'ukuboko kwe kwavunitse. Ariko uyu munsi wa none, aya masaha turimo, muri kiye turimo turirimba tuvuga Imana. Imana iravuze ngo cyabra dosere maimeni paibo, birahagaze mu izina rya Yesu. Ntiwagiraga ibyishimo biri kuri top, uyu munsi ugiye kujya kuri top. Ntiwagiraga ibyishimo bigera kuri byende, uyu munsi ugiye kuhagera. Ntiwakoraga umushinga ngo wuzure, kubera Farawo n'ikiboko cy'ikibi yajyaga joba n'inkota. Imana iravuze ngo sinzakuvuna gusa, ahubwo n'inkota yari irimo nzayigusha hasi. Bivuze ngo urupfu ruvuye iwawe. Umubyeyi wa Imana iramukijije, umubyeyi Imana iramukijije, umugabo wa Imana iramukijije, umugore wa Imana iramukijije. Indwara zirimo ziragenda ndeba. Kanseri ntabwo ari ikibazo, mutima si ikibazo, diabetes si ikibazo, isukari si ikibazo, umugongo si ikibazo. Yesu wa haleluya. Sida si ikibazo, ayo maguru si ikibazo, iyo mitsi si ikibazo, byo bitugu si ikibazo, kuburwaye impyiko si ikibazo, kuko inkota yajombaguraga abantu urwaye. Imana iravuze ngo yigushije hasi mu izina rya Yesu, kuko ivunnye ukuboko. Kandi maze kuvuna ukuboko, bivuze ngo ivunnye ukuboko, noneho inagushije hasi iyo nkota ya Farawo yari iri mu kiganza cyawe. Imana itugire neza cyane, kandi Imana iduhembure. Ndifuza ko aya magambo tuyavuga mu buryo bukomeye. Inkota ya Farawo iguye hasi, bivuze ngo ntabwo wari ufite amahoro. Mu Kinyarwanda cyacu haravuga ngo arimo gishigisha ntavura. Mu yandi magambo ari amata cyangwa ari iki, ntabwo amata yavura hoza n'umutozo, kandi nta nubwo hagira ubundi buzima. Ariko bisobanura ngo amahirwe agenda abura, bimwe ugasanga umuntu yataye uburyo ntibikunda. Hariho inkota ya Farawo yari igambiriye kukurangiza burundu. Nuvuga ngo Imana rero ivunnye ukuboko kwe. Kwari kwaravunitse ukwambere, ariko hasigara ukundi gufite inkota. Bakoraga ikintu akajombagura, akakurikirana, agahiga, akakubuza amahoro, akakubuza kunezera, akakubuza gutabara. Cyo ushaka nticyemere, cyo ukunda nticyemere, cyo uvuga nticyemere, aho ugiye ntihemere, ibyo ukoze ntibyemere, ibyo upanze ntibyemere, ibyo ushaka ntibikunde, aho uhagurutse ntihemere, aho ugana ntibyemere, ibyo urwana byo bikanga bikakwangiza. Watera intambwe bikanga, wajya imbere bikanga, wajya inyuma bikanga. Amahirwe aragenda ajya kure yawe, ubura uko ubigenza, kuko hari ukundi kuboko kwahagurukiye kurwanya. Ariko amagambo tubo
tubonye. Haleluya. Zo wamandika drame fo. Ndagira nkubwire mubyeyi ufite kurwara hano mu kwaha, urafite ikibazo, yuzamuye ukuboko mvuta kugarura. Imana iravuze ngo hari inkota ya Farawo, ariko Imana ihashize ubuzima. Aho Farawo yajombaguraga, Imana ihashize ubuzima. Aho yajombaga hashize ubuzima. Hashize ubuzima aho wakoraga. Satani yari yarahize aho hindukiye akajombagura, kivuza akajombagura, icyokoza agatera ya nkota kuko yari ayifite mu makoboko ke. Ariko ijambo riratubwiye ngo Farawo ndamwibasiye, nibasiye Farawo n'ingabo ze, nibasiye Farawo n'ibitero bye. Farawo ninde ku buzima bwawe? Niba abantu batemera ku buzima bwaza, Farawo ni wa shitani uguhigira amanywa nijoro, Farawo ni wa shitani ugutera ukumva ubuza werekeza. Ariko Imana nkorera iyo ukorera iyo uvuga iyo wategereje. Iravuze ngo Imana yibasiye Farawo, yibasiye abarozi bawe, yibasiye abagambanyi bawe, yibasiye abagome bawe, yibasiye abaguhigana bagutera, yibasiye abavuze ngo ntibizakunda, yibasiye imyuka mibi yose, yibasiye imbaraga z'ikuzimu, yibasiye ibitero bidasanzwe. Imana yibasiye umwuka mibi waguhigaga, umwuka mibi wahigaga abana bawe. Imana irawibasiye, yibasiye imyuka mibi yose, yibasiye ibitero ku buzima bwawe. Wari ubuzi iyo werekera, wari ubuzi iyo uhagarara, wumvaga ibintu byagukomereye. Imana yibasiye Farawo, yibasiye ibitero bye, yibasiye imbaraga ziwe, uko yakurwanyaga, aho wagiraga werekera, aho wakoraga ntibyakundaga, aho werekeraga ntibyemeraga. Farawo yazakinjira akavanga. Ariko Imana dukorera in the name of Jesus, imbaraga zisumba byose, ubutware bw'Imana ishobora byose. Buravuze ngo nibasiye Farawo. Imana yibasiye amadeni yakwibasiye, Imana yibasiye indwara yakwibasiye, Imana yibasiye ubugome bwakwibasiye, Imana yibasiye ibyakwibasiye byose. Navuze ngo Farawo ndamwibasiye, ntabwo nzamuha ijambo, nahuvunye ukuboko araceceka. Nugusigaye ndagukonyorera mu inkokora, ndagukonyera mu rutugu, mu kiganza. Ariko intego afite n'inkota afite mu kuboko nzayigusha hasi. Imana ishimwe kuri uyu munsi wa none, inkota yakurwanyaga Imana yigushije hasi. Imana yaguhigama inkota yo ubuzima bw'Imana yigushije hasi. Ihiga abana, ihiga urugo, ihiga ubutware, ihiga ubuzima. Nawe ugiye kunezerwa. Tambuka unezerewe, tambuka unezerewe, tambuka uryohewe, tambuka wishimye. Inkota iravunitse, inkota iguye hasi. Imana yambuye Farawo, Farawo imwambuye ijambo, ijambo yari gushubije, imwambuye agaciro akagushubije. Farawo yari yarahagurukiye ubuzima bwawe, yumvaga yaburangiza yabukuraho, yumva byose. Yesu, katika jina la Yesu, ubuzima bwinjira kandi ubuhabwe mu kazi ka Imana igize ikora ibitangaza. Satani arazi ko yakoranye ntibikunda. Imana ihagararanye nawe, Imana igendanye nawe, Imana ivuganye nawe, Imana irakorana nawe, Imana muracyari kumwe. Habuze icyerekezo, yumvaga yagushoje, ariko Imana iravuze ngo ndamwibasiye. Yibasiye umugome wawe, yibasiye umugambanyi wawe, yibasiye abagusozowe, abavuze ngo ntibikunda, yibasiye abantu bose, kandi ivunnye ukuboko. Ukwa kabiri kwirakurangije, intego ifite igushije inkota hasi. Akira ubuzima, akira kuba, akira gutabarwa, akira ubuzima, akira icyerekezo. Herego desaya momo yaha rekosa serebora. Bavuze ngo urapfoya, Imana iri kumwe nawe. Iyo nkota yakubuzaga amahoro, iyo hembe ryazaga rishubije kuri ba nyiraryo. Ntabwo abana bazongera kuryama bacuramye. Madamu, bonye abana baryama bacuramye, ariko ntibizakunda. Imana igaruye icyerekezo, Imana igaruye ibyawe, igaruye abawe, igaruye icyerekezo. Inzozi za Farawo zirarangiye, inzozi z'abarozi zirarangiye, inzozi z'abagambanyi zirarangiye, inzozi z'abajura zirarangiye. Inzozi mbi zose zari zaraje, zumva zahiga ubuzima, zumva zakurangiza, zumva zakuvanaho, zumva zitakunda, zumva washorera, zumva zagushoje, zumva bitakunda. Hesire kotarabone katika jina la Yesu. Ndahirika ibyo byose, ndakubita hasi, ndarandura, ndajugunya, ndavuma. Farawo arananiwe, aracogoye, Imana imukuyeho. Imana irakurengeye, ngo arazi kazagufata, akwimariraho ibyishimo, akwimariraho agahinda. Ntibizamukundira. Ukuriye imbere yabo, byari imbere yabo, tabariwe imbere yabo, hekeye imbere yabo, ugendeye imbere yabo, ukiriye imbere yabo, funguye iduka imbere yabo, funguye inzu imbere yabo. Imana irakurengeye, Imana iguhaye uburyo abana bize batabyemeraga. Ukuriye imbere yabo, shingiye imbere yabo, ukuje imbere yabo. Satani akozwe n'isoni. Uyu munsi wa none no buzima bushya, inzozi zipfuye zirahagaze, nta nzozi z'imbwa, nta z'ibikeri. Uyu munsi n'imbaraga z'Imana, ibitangaza by'Imana ku buzima bwawe, icyerekezo gishya kikuvana abantu bari baragushyize, amateka yari yaragutsikamiye, wumvaga wari wararangiye, byararangiye, ariko ntiwarangiye. Izi ni imbaraga zirema, ni imbaraga z'amasezerano, ni imbaraga zizana amavuta. Shabede fosaide, ndakubita hasi, ndarimbura. Reka nkubwize ukuri mukozi w'Imana, aya mavuta yahagararemo, kora kuri akaguru kawe gakire, ntuzongera kurwaho ukaguru mu izina rya Yesu. Ndimo ndabona Imana ihagurutsa abantu. Reka izi ni imbaraga zikomeye. Farawo yagize akaraha kajya he, nta munani agira iwawe, nta munani agira mu isambu yawe. Farawo ni rwivanga, Imana iramusekuye, ivunya kari gasigaye, nako turamuvunagura mu izina rya Yesu. Turahirika imbwebwe n'imbwa zo ku ruhande, turirukana ibitero by'abadayimoni. Hari amagambo yarapfuye kuri wowe, Imana izanye
buzima. Aho mu Burundi mbonye Imana ikoze igitangaza, mu Rwanda Imana itugiriye neza, hari abinejeje muri twebwe. Umva umugisha w'Imana ukuntu uje yawukurikiye umwuga wa ministries. Abantu bari bazi ko ibyo hari imbaraga zimanutse ku buzima bwawe. Ibitero byari byigize byishingiye ngo Farawo yagushobora, ntabwo ari bugushobora, ntabwo ari bukwakira, ntabwo ari bukugereho. Izo mbaraga ntizimukundira, nta cyerekezo yabona, hano aho yazagera, kuko Imana imanukanye nawe imbwira ngo dore ndabikoze. Farawo imwambuye inkota, yijugunye hasi, iyikuyeho, iyivanyeho, irahiritse mu mbaraga zidasanzwe. Amafuta y'icyerekezo agiye gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Ugiye kwinjira hakomeye, kandi umugambi w'Imana urakomeje nawe. Hagasuzuguro kazakuyo bari bagusozoguye. Akira perimi, akira ibyangombwa, akira ubuzima, akira gutambuka, igira imbere. Farawo kurwanyaga, inzozi ze zirarangiye. Inzozi za over. Vugira ngo over ku buzima bwawe. Vuga ngo birarangiye. Nta jambo ry'abarozi, nta jambo ry'abagome, nta ndurumva gusakuza ntawo hari. Ubwira ngo urajya hehe, ntacyo uzimarira. Imitongero, amagambo mabi, za nzozi mbi zo dayimoni yarotaga abarozi, abagome n'abagambanyi. Over now. Hey, Zolema, over now. Shatai gorafora. Amahoro Imana itanga. Gabwiye ngo uyu munsi ngari kozo nkunda gusobanura inzozi nice. No. Imana yambwiye ngo nimpaguruke. Nkubwire ko n'inkota ya Farawo ituye hasi. Ituye hasi. Yashigishaga ubuzima bwawe. Kakubuza icyerekezo. Kakubuza aho werekera. Kakubuza aho ugana. Ndumva harakonde ya mona. Yasoko amaraso ya ndagushima Yesu kuganye narababariwe. Hola mine fora. Umusaraba ni wa bendera yacu, wabakijijwe twemeye n'isoni zawo, niho tuneshereza. Bola mande Imana yo mwijuru iri kumwe nawe. Ntabwo Imana ifasha ukuboko abagome bawe, ntifasha Imana ifasha ukuboko abakuroga. Imana ntifasha ukuboko ibiguhemukira, ni wowe ifasha ukuboko ikuneshereza amahanga, harimo na Farawo, harimo n'umugambanyi. Simvuze induru ndashaje, ariko umutima ni yo tugiye gusenga dusoza. Umunyamibabaro n'izina rintangaza ry'umwana w'Uwiteka, tumushime Yesu we. Ho mana lekora menefo. Farawo yarasigaranye ukuboko kumwe, yarafite inzozi yuko yakurangiza, ariko ku bumwe bw'abera ministries muri aya masa mu buhanuzi Imana nshije muri ngewe irambwiye ngo inzozi za Farawo over, zirarangiye. Ndi wowe nahita nshima Imana, ngatanga ituro, nkanezerwa, nkayibirira ijambo ngo inzozi za Farawo kuri nge zirarangiye. Ubwo zigisigaye ni inzozi z'Imana kuri wowe zigasohora. Niba iza Satani n'abadayimoni zirangiye, it means iz'Imana nawe zigiye kugera muri. Ugiye kubona ikinyuranyo, Imana igiye kunyuranya amaboko. Kandi nkubwire ngo nukamaranya abantu iminsi 3. Aravuga ati uwitwa Filipo ukunda ibiryo ati sezerera abantu batahe. Yesu ati simba sezereye ahubwo mubagaburire. Urumva mu magambo no gusezerera hari kugenga icara utuzi. Reka dusenga Imana, akira ubuzima, akira amahirwe, akira amateka, akira gutabarwa. Inzozi za Farawo zirarangiye, inzozi z'abadayimoni zirarangiye. Farawo byaragambire kuri we ntibizakunda, ku bana bawe ntibizemera, ku rugo rwawe ntibizemera, ku buzima bwawe ntibizemera, ku mataka yawe ntibizemera, aho utuye ntibizemera, icyo uvuga ntibizemera. Ibyo Farawo panga byose Imana nikuko ari gusigaye imwambuye inkota, imaze kumwambura inkota nawe kugiriye neza. Biravuze ngo Imana
Imana iri mu ruhande rwawe kandi amavuta agiye gusatira aho uherereye, umugisha ugiye kwinjira mu buzima bwawe, umugisha ugiye kubona akanya. Inzozi za Farawo, inzozi z'abarozi, inzozi z'abagome, inzozi z'abagambanyi, inzozi z'abashoboje bakwanga, abumvaga uzoye gupfa, abumvaga bakurangiza, abumvaga bapanga inama ukarangira, Imana yavuze ngo ova birarangiye mu izina rya Yesu. Ntagira ngo dusengane Imana ishobora byose, imvugire ijambo ngo Mana uyu munsi nakiriye umugisha wawe. Mana inzozi z'umwanzi zose zirangambira zose zirarangiye, nakiriye guhirwa, nakiriye ubuzima, nakiriye iterambere, ngiye kwahirwa, ngiye gukora mpirwe, ngiye kugenda nezerwe, ngiye kwambara imbaraga nezerwe. Ongera umvugire ijambo mwami nakiriye umugisha wawe. Subiramo ngo nakiriye umugisha wawe. Ongera ngo nakiriye amahirwe. Ongera ngo mwami ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyawe. Vuga ngo uyu munsi Farawo inzozi zirarangiye. Vuga ngo ninjiye mu kirere gishyashya. Atura ko winjiye mu buzima bushyashya. Tanga ituro ryo kwinjira mu buzima bushyashya. Tanga ituro kwinjira mu buzima bushyashya. Genda wigere kuri cyane. Inzozi za Farawo zirarangiye, hariho iz'Imana. Murakoze cyane kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom shalom. Niba mudukunda subscribe, munandike, munadukurikirane, muri abantu bacu. Inkunga yanyu ni igitangaza. Umugisha w'Imana. Shalom.